niyihe myumvire yari kwikuba iranga abanyarwanda muri iki gihe naho u Rwanda rugeze dutere kwinjira imyumvire ikwiriye kuranga abanyarwanda niyo kwibaza tuti turimo turibuka ariko se mu 1994 mu kwezi kwa kane ibintu byari bimeze biti abantu bakabizirikana noneho bakareba naho tugeze ubu ngubu igihugu gitekanye igihugu noneho gishobora no kwibaza iby'icyo gihe koko kandi buri wese akabyibaza yumva noneho nta kimwirukansa akwiye kubikora koko yicaye hamwe noneho akareba urwo rugendo rwo guhera muri 1994 kugera ubu ngubu ibyakozwe kuko nanone akabihabwa no kuvuga ngo na mbere aho ngo byari bimeze bite ariko mu by'ukuri akanibaza ati dukwiriye kubaka u Rwanda rumeze rute tugendeye ibona no ku musingi dufite ubu ngubu icyo ngicyo nicyo gikwiriye kuba cyaba kubera ko muri 1994 buriya uwazize jenoside hari ibyo ashobora kuba yaragiye yitegereza mu myaka 10 mu myaka 20 yagiye iba ubu noneho umuntu akwiriye kwibaza ati ibyo bintu byagiye bigaruka kugera ku ndunduro dukwiye kuvuga rwose ngo ntibizabeho ukundi. Professor François Musaba nibyo koko ubushakashatsi n'imyumvire abantu bagomba kugira ikiba kigamijwe cya mbere ni ugukumira ntibizongere ukundi. Muzi ko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi bamaze kubona na jenoside yakorewe abayahudi iryo jambo ryaravuzwe muri ONU riravugwa mu bihugu ariko ikigaragara nuko byarongeye byongeye kubera iki kubera ko aho amategeko yakorerwaga ni kure naho ibikorwa n'ubuyobozi bikorerwa mu bihugu hagiye hatandukanye ku buryo abo bo hejuru babivuze ntabwo babyitaho ariko ubu ngubu noneho nkatwe noneho twamenye ayo mateka twe tuguye gukora ku buryo kuvuga ngo ntibizongere ukundi biba koko ukuri ndetse dukwiye no gufatanya n'abandi batagize ibyago byo kugira jenoside mu bihugu byabo bakayimenya bakamenya aya mateka yayo bakabasha kubona n'ibimenyetso bimwe bitangira biranga jenoside kuko usanga mu bihugu byinshi harimo ivangura kandi ivangura rishingiye kuri ibi bintu by'ubwoko ku madini ugasanga barabikinisha ndetse hariho amashyaka ya politiki ashingiye kuri iryo vangura ndetse abantu barashaka gufata ubutegetsi ngo babikomeze babyerekane babihe ingufu bibe ibintu bigenga igihugu. Twebwe twari tukwiye kubabwira tuti murakina n'umuriro ibyo byabaye iwacu kandi dore aho byatugejeje ubu rero nimba mushaka amahoro ya buri wese iyo ni inzira mukwiye kwirinda. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri rero iyo ukora jenoside ni ukwibuka abazize jenoside uburyo bishwe uburyo babashugunyaga hirya no hino ni igihe cyo kugaragaza ko babambuye icyubahiro nk'abantu babambura ubumuntu ariko bibwira aricyo bashaka kugeraho ubu rero baratsinzwe tugomba kubasubiza icyubahiro. Kwibuka mbere na mbere ni uguha icyubahiro abazize jenoside. Icya kabiri ni ugufata mu mugongo abayirokotse kuko umuntu warokotse jenoside ni umuntu wababajwe cyane ndetse hari n'abashobora guheranwa igihe kirekire. Abo bose ni igihe cyo kubibuka cyo kubitaho no kubakomeza no kubafata mu mugongo ndetse n'amateka yabo tukayamenya na bya bitabo na bwa bushakashatsi tuvuga bukazagera ku muntu umuntu ku giti cye afite amateka afite n'uburyo yabayemo ku buryo ari umwihariko ndetse no kuyamenya nabyo ni byiza. No kuvuga ngo amateka y'abantu barokotse jenoside ni amateka akenewe mu bushakashatsi kuko buri muntu wese afite umwihariko we. Ikindi rero ku gihugu cyose ni igihe cyo kwibuka mu by'ukuri intambwe abantu bagenze yo kwiyubaka igihugu imbaraga cyashyizemo
zo kubaka igihugu nyuma ya jenoside, kuko kubaka ubumwe abantu bamaze gusandara ni ibintu bifata intera ndende, bifata igihe kirekire, kandi bikenewe ko imbaraga zihoraho. Izo mbaraga zirahari, zikeneye gukomezwa. Ariko by'umwihariko rero ibintu byagiye bikorwa kugira ngo turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, turwanye amacakubiri, bikwiye guhabwa imbaraga igihe cyose. Kuko turavuga ngo aya mateka n'ubushakashatsi kuri jenoside bikwiye gusubiza ibibazo abantu bafite muri iki gihe. Ese ivangura ryararangiye mu gihugu ku buryo twaregeza, twakoroshya umurego? Njye mvuga ko tudakwiye koroshya umurego, kuko ivangura ni inzira yoroshye, ni inzira abantu bashobora kugwamo igihe cyose. Ugasanga ngo aba sinshaka kuzakorana nabo, aba sinshaka gukorana nabo, aba sinshaka kugira gutya na gutya. Ibyo rero ivangura iyo ritangiye, aho rizagera ntushobora kuhamenya, ariko habaye jenoside umenya ko rishobora kugera kuri jenoside. Ni ukuvuga rero ngo imbaraga zigomba guhoraho. Ubu mu Rwanda dufite itegeko rirwanya jenoside, dufite itegeko rirwanya ivangura, ariko dufite n'itegeko rirwanya gusebanya no gutesha agaciro. Iyo turebye amateka ya jenoside dusanga icyo kintu cyarakoreshejwe cyo gusebanya no gutesha agaciro abantu, ku buryo abantu bakwiye kuba sensitive kuri icyo kintu ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ari inzira yoroshye abantu batabona, ariko ishobora kongera kutugarura hahandi. Gusebanya ni gutunga agatoki, gutoteza. Ibyo ni ibintu mu gihugu cyabayemo jenoside abantu bakwiye kwitaho cyane. Ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu intambara yo kurwanya jenoside iracyahari. Hariho rero noneho jenoside ikomeza mu buryo bwo guhakana no gupfobya. Iyo nayo ni ugukomeza igahagurukirwa. Urabona ko igenda ifata amasura atandukanye. Urabona hari abavuga ko habayeho jenoside ebyiri, uyu munsi bakaba bakajije umurego, ubundi bakaba baroroshye, cyane cyane nk'iyo habayeho ubushakashatsi nka buriya bwakozwe n'abashakashatsi b'Abafaransa ba Professeur Vincent de Clercq. Buriya buba bwarafashije cyane guca intege ibitekerezo byo gupfobya no guhakana no gupfobya jenoside bibera hanze. Ibyo rero nabyo ni intambara ihoraho. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nyuma ya jenoside muri iyi myaka 28 ibyagezweho ni ibintu bikomeye cyane, byiza cyane, bituma abanyarwanda bakorera hamwe, abanyarwanda baba hamwe, amategeko ariho, ariko habeho gukaza umurego mu kubahiriza ya mategeko yashyizweho, kuko yose afite uruhare mu kurwanya ko yakongera ukundi, mbese mu gukumira. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha ikiganiro isenene cyari kigezweho muri aya masaha, kibanze ku mateka ndetse n'ubushakashatsi kuri jenoside, n'umwihariko jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu barushijeho gusobanukirwa cyane ibikorwa mu bushakashatsi, amateka byose babashije kubyumva neza, no muri iki gihe jenoside yakorewe Abatutsi.